Kuki amafaranga ahora agucika kandi anyura mu ntoki zawe buri munsi? Ukuri kutavugwa ni uko ushobora kuba ari wowe wibera imbogamizi y'ubukire bwawe. Si uko utayabona, ni uko utayaha icyerekezo. Hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko buri gihe ukabona bavuga ngo ntayo mfite. Ibyo si uko amafaranga ataboneka, ahubwo ni uko yinjira adafite gahunda agahita yiruka. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku makosa make ariko akomeye akunze kwica inzozi za benshi. Tunabaha ibanga ridasaba kuba inararibonye, ahubwo risaba kwitekerezaho, kwikosora no gufata icyemezo. Kumenya ibyagutesha igihe ukabireka, kumenya ibyaguhombya ukabyirinda, kumenya ibitanga inyungu ukabyubakiraho. Ubuzima ntibugomba kujyana aho bushaka, tangira kubuyobora. Niba wibwira ko ejo uzatunga ariko ntuhinduke uyu munsi, uribeshya. Bivuge TV twiyemeje kubibabwira byose, ntacyo tuzasiga. Ibintu benshi badashaka ko mwumva ngo mumenye, twe tuzabibabwira. Ye mudufasha, mutubwire muti mudukorere ikiganiro runaka, mwandike muri comment mudusabe ingingo runaka dushobora kuba twaganiraho, tuzajya dufata umwanya tuyitegure tuyibaganirizeho. Tuzabaganiriza ibintu byose bishoboka kandi bigomba kububaka mu iterambere ryanyu. Icyo twagira ngo tubasabe ni ukugira ngo mushyigikire Bivuge TV, mukora subscribe, mukora amashare, mufata engagement kuri channel yacu kugira ngo channel yacu itere imbere. Si ukugira amafaranga menshi biguhubukira, ahubwo ni ukumenya kuyacunga neza, bityo ntazaguce mu myanya y'intoki ngo usigare wimyiza imoso. Hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko bakayasesagura ku munezero wa hato na hato, bihorera mu birori n'ibibashimisha ku kanya. Umushoramari w'umunyabwenge buri faranga ryinjiye agira harishyira, akagira icyo yizigamira n'icyo gushora. Discipline mu mikoreshereze y'amafaranga niyo nzira yonyine iganisha ku bukire burambye. Mu kiganiro cy'ubushize twafashe discipline nk'umutungo, asset. Uyu munsi tugiye gusobanura neza icyo umutungo, asset nyirizina ari cyo, kugira ngo abantu bahora bayitiranya na liabilities bamenye itandukaniro yabyo, ntibazongere kujya bagura ibintu bibahombyaho kugira ngo bibungure. Mu rwego rw'ubukungu, asset cyangwa umutungo ni ikintu gifite agaciro, gishobora kukwinjiriza amafaranga cyangwa kikagufasha gutera imbere. Urugero ni inzu itanga ubukode, isambu uhinga ugasarura, igishoro mu bucuruzi cyangwa ubumenyi bukwinjiriza buri gihe. Iyo ufite assets biba bishatse kuvuga ko hari ikintu kigufasha kwinjiza amafaranga cyangwa kongera umutungo wawe. Ingero, inzu ikodeshwa nk'uko twabivuze ikuzanira amafaranga buri kwezi, imodoka ukoresha mu gutwara abantu cyangwa ibicuruzwa, ubucuruzi bwawe butuma ubona inyungu, ishuri cyangwa ubumenyi bigufasha kubona akazi keza. Liabilities zo ni ibintu bigutwara amafaranga aho kuyazana, bishatse kuvuga ibyo ugomba kwishyura, imyenda ufite cyangwa ibintu ugura bigutwara amafaranga ariko bitakongerera agaciro. Ingero, imodoka idakoreshwa mu kazi ahubwo itwara amafaranga yo kuyitaho, inguzanyo ya banki igutwara amafaranga menshi y'inyungu, ibirori bikomeye ukoresha amafaranga menshi ariko bidatanga inyungu. Mu by'ukuri kumenya ibi bintu ni ingenzi kuko ibi bintu niryo pfundo ry'ubukungu. Abantu batandukanye kubera uburyo bakoresha amafaranga yabo. Abumva neza assets bashora amafaranga mu bintu bizababyarira inyungu. Abafata liabilities nka assets bakunda kwishora mu kugura ibintu bituma bakomeza gusesagura. Iyo ushaka kugera ku bukire ugomba gushaka uko wagura assets nyinshi ukagabanya liabilities. Ibi ntibisaba ubwenge bwinshi cyangwa amashuri y'ikirenga ngo ube ufite ama PhDs, ugomba gusa kubyitaho no kubiha agaciro, ubundi ibindi birizana. Ntuzibeshye ngo ubukire nyabwo buva mu kugira amafaranga menshi. Ubukire nyabwo butangirira kuri discipline, niyo ntwaro ya mbere y'umushoramari. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangirira ku buryo ukoresha amafaranga yawe uyu munsi. Ukuri ko gutera imbere gutangirira ku myanzuro yoroheje ariko ifite imizi. Amahirwe aracyari imbere yawe ariko niwe ugomba kuyakira, kuyubakira no kuyaharanira. Tuzongere tubane ubutaha aho tuzaganira ku kindi gice gikomeye cy'ubutunzi, ukuntu wamenya itandukaniro riri hagati yo kuba umukire, to be rich, no kugira ubwisanzure mu bijyanye n'amafaranga, aribyo twita financial independence cyangwa se financial freedom, nyuma ukabibyaza umusaruro. Ibiganiro nk'ibi ni umusemburo w'impinduka, nanone ni wowe bireba.